Ibitero vy'inyeshamba za Mayimayi bikomeje kugaragara mu karere ka Minembwe uyu munsi ku wa kane tariki 13 ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2025. Izi nyeshamba zateye kuwa Gihuha ndetse no kwirumba muri teritwari ya Fizi komine ya Minembwe Kivu y'Amajepfo. Izi nyeshamba zikaba zaturutse ahitwa Rurenge, Mirimba, kuri Babengwa ndetse n'ahandi. Izi nyeshamba za Mayimayi zikaba zaje zigamije gusenya imihana y'abaturage, zinyaga inka ndetse zangiza n'ibindi bikorwa. Sijya mbere izi nyeshamba ubushize zabashije gusenya inkambi ya Mikenke yari irimo abaturage b'amoko atandukanye, bakaba bagikomeje n'ubundi gusenya imihana y'abaturage. Aha bahise bagwana n'abasirikare batwigwaneho nigo bahise basubiza inyuma baberekeza iyo bavuye. Abaturage bo mu karere ka Minembwe basabye leta kubarindira ibintu ndetse n'umutekano wabo. Abaturage bavuze ko izi nyeshamba zangirije ibintu byinshi, bavuzemo inyagwa ry'inka, itwikwa ry'amazu ndetse n'ibindi bikorwa. Abaturage twabuganiriye nabo kuri Minembwe TV bavuze ibikurikira. Abaturage twahuye n'intambara zigoranye zitumyaga ibintu birashira, abantu barapfa barashira bazira ubusa, inzirakarengane. Ariko icyifuzo cyacu abaturage twese ku bumwe niko ntekereza, kuko nta muntu wenyine ushobora kubihindura ngo avuge ibitari byo. Icyifuzo cyacu twese abaturage ba Minembwe turashaka kuko leta yohaguruka ikaducungura umutekano twese n'ibintu n'abantu biko bimeze, tukareba ko twogira amahoro muri iki gihugu. Umuturage mu karere ka Minembwe, ese ibi bita wabaye ino igihe byatangiraga ni iki cyane byangirije cyane ibitero za Mayimayi, kuko nibyo n'uyu munsi byagaragaye mu karere ka Minembwe, ariko kandi si ijya mbere. Ni ibihe bintu byangiritse kuva Mayimayi yatera? Mayimayi yatera yasahuye abaturage, yanyaza abaturage, yisha abantu inzirakarengane. Nta kintu na kimwe kibi cy'indengakamere Mayimayi itakoze, ariko kuri turifuza kuko leta n'amahanga bogerageza kwamagana ivyo bitero vya Mayimayi bigashira. Imyaka ni myinshi turaha mu karere ka Minembwe, imyaka y'intambara imaze kurenga ibaye 6 kuri 7 ari Mayimayi gusa ari yaguma guhotera abaturage. None icyifuzo cyacu nico ngico, abaturage batuye mu karere ka Minembwe turashimiye. Nyuma y'ibitero bikomeje kugaragara mu karere ka Minembwe, tukomeje kuganira n'abamama batandukanye, ibitero za Mayimayi bikomeje kwiyongera. Turikuriye kuri uyu munsi wa none aho Mayimayi yateye kuwa Gihuha ndetse no kwirumba. Ese ku ruhande rwanyu nibe byifuzo mufite nk'abaturage ba Minembwe? Ibyifuzo dufite nuko ducungira nyine umutekano, Mayimayi nyine ikava muri iki gihugu, tugasigara nyine dufite umutekano, kandi nyine abantu nyine bagahaguruka nyine bakaducungira umutekano nyine kuko bikwiriye, kuko nyine batwangirije ibintu byinshi byarangiritse cyane. Abantu batubuza amahoro ba Mayi, ariko icyo dushaka nyine nuko abantu nyine bahaguruka bagaducungira umutekano, kugira nyine ngo abaturage babeho nyine mu buzima bwiza, kandi nyine tubeho mu mahoro, kugira nyine ngo ubuzima nyine bukomeze. Wari uvuze bacunga umutekano, bande bawucunga? Noneho abawucunga ni aba nyine nk'abana bacu, nibo tugomba nyine kubwira nyine bakaducungira umutekano, kuko nta bandi nyine twabwira, ari abana bacu dushobora kubwira kugira ngo baducungire umutekano. Abana bacu, leta yo niho wayishize? Leta ubu nyine irasa nkaho nyine tutakiri kumwe, yagiye nyine, ariko tugasa nyine n'abasigaranye n'abana bacu, nibo tugomba nyine kubwira bakaducungira umutekano, kugira ngo Mayimayi nyine ireke kutwinjirana kugira ngo twangirize ibintu. Yego, ibintu byangiritse muri ibi bita Mayimayi yagumye gutera, urashobora kubyibuka cyangwa se ubitubwira ibintu igenda yangiza? Igenda yangiriza Mayi, yangirije ibintu byinshi, yatwise amazu, yaharibishije imyaka, yagiye ica ibigori, yangiriza ibintu byinshi cyane, ibintu byo mu nzu, yagiye isahura ibintu byo mu nzu, kandi nyine ikora ibintu byinshi nyine natwe tutoshobora kumenya, ariko yatwangirije ibintu byinshi cyane. Nubwo butumwa mwotanga kuri radio na televiziyo Minembwe TV? Radio twotanga
nuko nyine tugomba gushakisha amahoro ya Minembwe, nyine turi mu Minembwe tugashakisha amahoro kugira nyine ngo abaturage bagire ubuzima bwiza, bagire nyine ico bogeraho tugakora, ubu nyine bitazatubuje no guhinga twaduhinga. Twibutse ko inyeshamba za Mayimayi zangirije ibintu byinshi mu karere ka Minembwe, komine ya Minembwe, teritwari ya Fizi ndetse na Mwenga, bangiriza ibintu byinshi, banyaginka, abatwika amazu ndetse n'ibindi bikorwa remezo bakomeza kubyangiza. Akaba ari amakuru kwari kwabateguriye kuri uyu wa kane tariki 13 kwezi kwa gatatu mwaka 2025. Umunyamakuru mwari kumwe n'Urunezerwa Benjamin Rubagezaho amakuru hagezwe mu karere.